Muraho neza abakunzi b'inkuru nshyashya TV. Tugeze muri wa mwanya wo kubabwira inkuru ya Sezirahiga ndetse na Korodina. Iyi nkuru twayise ntukizere umugabo wari we wese. Ndetse tugeze ku gice n'icya 9. Nawe utega amatwi ndetse twumve uko byaje kugenda ibya Korodina. Ugiye kubagezaho iyi nkuru ni Fabien. Wibuke gukanda subscribe. Nakumva neza kandi niteguye kuguhereza iyi episode ya 9. Nayise utigeze utekereza. Nari mpari ntabwo wambonaga. Korodina yicaye imbere y'uwo mugabo mu ishyamba rya Bugesera. Ijwi rye ryari rituje ariko byinjira ngurushi ruciye mu mutima. Korodina, igihe cyose wumva uri wenyine nari mpagaze inyuma y'umutima wawe, ariko sinashoboraga kukuvugisha kuko sinari nemerewe. Korodina yabaye nk'utari we uti urinde. Umugabo yaramuhindukiye amwereka ifoto. Korodina akiri uruhinja mu gituza cy'umugore ugaragara nkaho amukunda cyane, ariko hari igitotsi cyinshi mu maso ye. Ni wowe nanjye ni njye wa mugabo waguhishe kuri iyi si igihe utaramenya izina ryawe. Urukundo rwatangiye kubabaza. Korodina yaratuje ararira atavuga, amarira atuje ayo utamenya aho aturuka, ariko ukaba uzi neza ko agomba gusohoka. Yaramubajije ati, ese uri papa wanjye cyangwa uri papa wanjye? Umugabo yaracecetse. Umuyaga ucamo urubugingo rw'ishyamba rwahindutse nk'ijwi ribabara. Hashize akanya aravuga ati, nari mfite ubushobozi bwo kuba uwo mugabo, ariko sinigeze mpabwa ayo mahirwe. Mabanga yasenye urukundo. Korodina yakuye telefone mu ikofa amwereka ifoto ya Riyamu. Ati, ese uzi uyu muntu? Umugabo yaramwenyuye nk'ucigatiwe agahinda. Niwe nari nizeye ko azaguha ibyo nananiwe kuguha, ariko Riyamu afite igisonga cyanjye. Nari nzi ko umutima wawe uzajya kure gutyo. Korodina yikubise mu gituza. Yari atangiye gusobanukirwa Riyamu ni umuntu wo mu muryango w'uwo mugabo. Uwo mugabo ashobora kuba atarigeze amuhindura ku mpamvu ze, ariko yaramwirengagije. Wansize mu isi ntazi aho mva ntazi aho njya. Wanyambuye kumenya impamvu y'ubuzima bwanjye kugira ngo wumve umerewe neza. Umugabo yaracecetse. Asohoye igikapu cyari cyuzuyemo inyandiko. Amuha urwandiko rwanditswe n'umugore wari mama wa Korodina. Naramuhisemo kuko ari we wansabye kudukuzanira umwijima wamuhaye, ariko sinigeze ntekereza ko urukundo rubuze isano rushobora kubabaza kurusha urupfu. Jacqueline yongeye kugaruka. Ugiye Korodina yari ahagaze hagati y'amateka ye n'ukuri kwa none. Jacqueline yahingutse aho mu ishyamba yitwaje igitabo cy'inkuru Korodina yigeze kwandika. Nari nzi ko nzagusanga hano. Si wowe wagombaga kumenya byose, ariko ni wowe uzabitwaza. Korodina aramureba aravuga ati, kuki utabimbwiye kare? Kuki mwese mwambeshye, mwese mugatekereza ko ndi muto cyane ku buryo ntamenya? Jacqueline aramuhobera. Asohoye agapapuro aramubwira ati, uyu ni Riyamu wanditse ibi. Umunsi yakumenye yaranditse interuro imwe gusa. Yari igira iti, ndamukunda ariko sinzi niba ibyo mukundira ari we cyangwa ari cyo mwambwiye kumukundira. Korodina yakubise hasi ararira nk'uruhinja. Uwo yatekerezaga ko amukunda yamubonaga nk'inkuru, si umuntu. Riyamu
yari amurebera mu ndorerwamo y'ibyo abandi bamubwiye kumubamo. Gucikamo ibice bibiri. Claudine yarahagurutse. Yari afite amahitamo, kuguma ahanganye n'amateka cyangwa guhunga byose. Umugabo yaramurebye aramubwira ati, niba ushaka kumbabarira ntubikore kubw'amarangamutima, bikore kubwo ushaka gutera intambwe, ariko niba ushaka ko ngenda nzagenda ntakurebye na rimwe ukundi. Jacqueline yongeye ati, Liam aragukunda ariko aragukeneye nk'igisubizo, si nk'umuntu. Claudine aravuga ati, none se njyewe ndi igisubizo cy'ibibazo by'abandi? Uko ntaba umuntu uri kubw'impamvu ze? Ijwi mu mutima we. Claudine yasohotse mu ishyamba agana ku mazi ya Bugesera. Yari wenyine, yicaye ahantu hahengamye yandika mu gitabo cye interuro imwe. Nta muntu unyuzuza, ariko hari igihe umuntu aza akampa inkuru yanjye nari naribagiwe. Arangije yandika ijambo rimwe mu mpapuro ati, ngiye cyangwa ndagiye. Ubutumwa bwa Liam. Mu gicuku telefone yasonye. Liam yohereje ubutumwa bumwe, ntuzanyibagirwe, ariko niba ugomba kuva mu buzima bwanjye kugira ngo umenye ubwawe, ndagutegereje niyo byaba imyaka 10. Ntawe unyumvire. Claudine ntiyasubije, ahubwo yafashe igitabo agenda ashyira ipaji imwe ku mazi buri munsi kugeza ubwo igitabo cyose cyarangiye. Amagambo ya nyuma agana kuri episode ya 10. Mu gitondo cyakurikiyeho, Claudine yari mu modoka y'Icyangugu, mu ntoki afite agapapuro kavuga ngo, hari undi muntu uzakwereka ko ushobora gukundwa utari igisubizo. Ahantu hose ugeze ujye uhitaho icyo wumva mbere y'uko utega amatwi abandi. Imodoka yahagurutse, yasize byose inyuma. Biracyaza. Episode ya 10 cyangwa igice cya 10, aho ntagombaga gusubira. Se Claudine agiye guhura n'urukundo rushya? Se Liam azashobora kumureka burundu? Uwo mugabo se azongera kumugarukira? Ese umuntu uzamukunda nk'uko ari, cyangwa azamwihanganira, cyangwa azamuvunikira umutima? Episode ya 10 igice cya 10 kije gutwika igikoma cy'amarira, cyizere no gusenya ibyo Claudine yitaga urukundo rukwiye. Bwira episode ya 10 nyiguhereze, ndahita nyiguhereza. Singubwiye ko ngiye kuko nzi neza ko ugiye kunsaba episode ya 10, ahubwo navuga ngo tubonane mu kanya. Ndabakunda cyane, nakagarutse aryoshye nigahora mwitama. Gusa kuri uyu munsi wa none nibyemera ndabahereza episode ya 10.